nitwa Christian BANGUMUKUNZI, nkaba nshinzwe customer relations mu kigo RNIT. Nagize muri Rwanda National Investment Trust muri 2020 mu kwezi kwa mbere tariki 6. Ikinezeza kuruta ibindi mu kazi nshinzwe cyangwa se mu kazi nkora, iyo hari abatugendere, hari abatugana cyane ko customer relations ni kimwe mu bintu byiza byo kumenya abakugana ni bande, bakeneye iki. Biraneza kubona hari abantu bakomanze hano binjira no kumenya uburyo tubafasha, tumaze kubatega amatwi, kumenya aho tubohereza cyangwa se n'ibikemukira aho mu kazi nshinzwe. Kimwe mu byatumye nifuza kuza muri RNIT ni ukugira ngo mbashe kumenya umuco mwiza kwizigamira, kuko iyo umuntu akiri umujene akenshi aba atazi umuco wo kwizigamira, ariko iyo ageze ahantu hari uwo muco uwugendamo kandi ubona ibyiza byawo nyuma y'uko umaze gutera iyo ntambwe. Ikigo RNIT cyangwa se Rwanda National Investment Trust mu gufasha abanyarwanda guhindura imibereho yabo, bazigama make ariko azagera kuri yandi menshi, ari bwa bukire duhora tuvuga. Ubona yuko ari umuntu utarageraga iyo moto ayigura, utaracuruzaga no abona amafaranga yo gucuruza, mbega ukabona hari intambwe yateye mu buzima bwe, ukabona hari icyo RNIT yamuhinduriye mu mibereho. Yego, biranshimisha cyane. Ubutumwa numva natanga mpa abadukurikiye muri aka kanya ni ukubarangira aho dukorera. Dukorera mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Car Free Zone. Iyo umuntu aturuka ku nyubako ya Beka ku kiraro cya gikuru, akomeza muri Car Free Zone, aho umuhanda ugarukira hari inyubako iri bumoso bwawe, inyubako yahoze ikoreramo banki ya Cogebanque. Injira muri iyo nyubako mu etaje 6 niho mwadusanga. Ndetse mwanadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zose cyangwa se no kuri telefoni ngendanwa ariyo 0787 7 900 cyangwa se no kuri email mwatwandikira kuri iterambere_fund@rnit.rw cyangwa se mukatwandikira ku yindi email ariyo info@rnit.rw. Aho hose mwatwandikira tukabafasha, tukabagezaho ibyiza byo kwizigamira n'icyo byazabagezaho mu buzima bwabo buri imbere, kugira ngo babashe kwiteza imbere mu kigega cyitwa Iterambere Fund. Karibu, yiteguye kubakira na yombi muri RNIT. Murakoze.